ikaze mu kiganiro Queen of HILLWOOD ukurikira kuri Genesis TV 387 canal plus Queen Lady Nehema Gasirabo Popopole Yambi hari ukuntu kwivuga byawe binaniye ko numvaga mfite urukumbuzi ukumva ngiye baje kuvuga hari introduction bayikora Yambi turakumbuye ego kimyaka myinshi hobe yeza kuzwe namwe mwari mudukumbuye mwese muri aho bose baradukumbuye tubibutsa ko twujuje imyaka 2 yego alors 25 so twari mu gihe cya cogamo so natwe twagiye kwitabira cogamo ntabwo natwe tugezeho imyaka 2 twakiriye abashyitsi tubakira neza imyaka 2 ndayikiganiro kwitegura oya kwitegura byabaga biri ariko ukabona ntabwo biza none 2 ans ndumva ari ubwo tugivuka ahubwo nyako ubu nibwo ukobwa n'umwana nibwo atangiye kumenya umwaka utaha azajya muri gardienne oya azabanza yuzuze 3 tumujyane muri gardienne kandi imyaka 2 iminsi igihumbi aba yashize yo konka ubwo nuko umwana bavuye ku ibere abatagiye kuba harafashe imyaka 3 hari gahunda tumeze ngo iminsi igihumbi y'umwana yo konka ku ibere oya umwaka umwe ni iminsi 300 ni 5 wenda cyangwa none se umwaka wa kabiri se wamugari kucyavuga imyaka igihumbi iragera ubwo reka dushyire wa gatatu imyaka 3 yo konka ariko tuwacu tumukura kubere oya tuzava umwaka utaha tugiye muri gardienne icyo gihe yatangiye konka mama we oya buturi bari kutunombera turayi turyoshye a close friend ni muntu ki close best ntabwo ari best close ni inshuti mwegeranye muhorana ubwo se mfashe close ngashyira mu kinyarwanda ubwo se simufungiranye n'abafungiranye inshuti zifungiranye muri hamwe en fait close friend na best friend biratandukanye close friend ni wa muntu muri close ahantu hose mugendana mu bintu byose ariko utabwira byose hari umuntu umubwira utuntu twose ariko ufite limit noneho best friend wakaba ari wa muntu ubwira byose mushobora nka rimwe mu mezi angahe ariko igihe muhuriye and you tell everything noneho close ya nshuti bavuga ngo ni ishumi ngo ni ishumi yanjye mukururana iyo mushwanye burya ahita avamo amatiku n'ibintu byose bihita biba open friend kuko baba bari kuko ibi close iyo openinze ubwo ahita gushyira hanze noneho nkibaza mwe mudukurikiye izo nshuti murazigira ko twahoze tuvuga inshuti kuko iminsi ishize mwakabaye mwarahindutse pe twarahindutse dufite twari tukiri muri introduction uruzi ko twanditse amaretre tukabona inshuti nyuma tukajya guhinduka kugira ngo tubane nazo neza turi muri teori kwa Gasirabo nari nkiri muri teori ikumva yagiye kwandika urupapuro n'urwandiko ahita asanga muri za nshuti agiye guhitamo ubwabyo nyine cyakeneye gukora akayunguruza nawe ubwe kandi agomba kwiyungurura kuko twahisemo ko twebwe tugiye guhinduka so ugasanga uwo wandikiye haracyarimo amabuye n'intumu ariko ntabwo twandikiranye nta nubwo abizi ko turi inshuti namugize inshuti mubika ku mutima kugira ngo mbanze reka byimenyere ni inshuti yanjye ndabyimenyere ariko hari inshuti ugira ukabyimenyera ugasanga nawe urazifite ugasanga kujya kubimubwira se kandi tubyakitinga cyangwa se bihari nyine oya sinangombwa kubyakitinga njye ntabwo sako ko tunakitinga ariko ukumva she is your friend or he is your friend wanabire ugasanga ni close cyangwa se ni na best ugasanga hose araparticipa ariko base ndabimubwira yego dutangire tujye no guhinduka dushyire n'amategeko byahita bigenda bitubona biri buze kuzana protocol ariko bigomba kuyizana kuko niyo nzira twahisemo arabona na practiceho kambyite ku pratique kugira ngo ndebe n'ibyo bintu bikora ahubwo barampunga
kuko basanze biremereye kuko urambwira ati ndashaka kuba inshuti yawe ese n'uri inshuti yanjye niko bambwiye nyine ndashaka kuba nyine hari igihe ndabimusobanurira ushaka kuba uri inshuti y'umuntu ariko atabizi ko wari uri inshuti nyine biri aho ari ibintu ndashaka ko biba nyabyo akakubwira ngo buriya se akumva ngo si ni ngombwa ukumva arabitinye wese ni ngombwa babitinya iyo ubibwiye umuntu ukabona aratinye ni ukuvuga ngo ahita abona ibintu bigize serieux kandi we adashaka kuba serieuse muri ibyo bintu kuko arabizi neza ko afite izindi nshuti aprefera zitari wowe akaba adashaka kuba iyo nshuti nyawe nawe umprefera rwose uziyizire dupreferane ikibazo nyine ni uko njye namuprefera we ntamprefera noneho ikintu cyabaye nyine nicyo kibabaje ikintu cyabaye tugomba kwiga rero kubabara ibintu byo kubabara nibyo twasize byaba bindi byose rero twatajya kwirekura hari mashumi twagiraga kera bya shumi kwa kundi mushumikana yahita bita mashumi kurya shumikana nyine igihe wabuze ari cyangwa se ubona uri wenyine kandi uzi ko ari available akaza nyuma yaho aza kwisanga nyine agiye muri iyo relation noneho waruvuze ngo hari amakaragiteri w'umuziho ntabwo byajyamo ubundi byakabaye byiza ariko biragoye kubera yuko friendship ukuntu iba yubatse cyangwa se inshuti kubaka ubucuti busanzwe usanga bwubaka hashingiye utuntu dusanzwe ariko relationship izavamo couple marriage couples iba ifite ibindi bintu yubakiyeho bizubaka urugo urumva kubaka urugo no kubaka ubucuti biratandukanye biba byiza rero iyo relationship ije muri ya relationship muri cyo gihe twita kurambagiza mugashyiramo ubucuti pore yaryohe pore ashaka kuri kurambagiza ubundi ushaka ko njya muri relationship narabibabwiye relationship nzayizamo twabaye abashuti ayiwe twabaye abashuti twamaze kumenya kugira ngo tutazana umenye inshuti kugira ngo utaza ari ukuntu usanga umenyana n'umukobwa aho kugira ngo mube inshuti wowe ukiriyetinga relationship kandi ntikomere hagwa n'igihe ukiriyetinga relationship ukaza ufitemo ibintu bimeze nka rules and regulations kuko muri relationship habamo rules and regulations kandi ibintu byizana ko naguhamagaye sinkone bigeze gute kuki naguhamagaye ntiwitabe ntiwamugure telefone nta mayinite ukamumenyereza ko buri saa 3 za nimugoroba mugomba kuvuga ngo kutamuhamagaye ngo bitese ni byiza uri mu rugo se oya nagiye kwa Gasirabo kuki wagiye utambwiye nturi mama nturi papa nturamukwa there is many things utakabaye ugendera uribaza ibyo bintu rero kugira ngo wowe ubanze wice ibyo bintu kandi wagiye gutereta ubuildingemo friendship none ya friendship aba ari iza kuza yubakiyeho bya bintu kugira ngo hatagira uba egoist none ya relationship yanyu ibe strong kugira ngo izashobore kubyara iki marriage none nkahita nibuka muri close harimo some of boy nyine nyine ko akunda kwishimira akabwira ndagukunda ugasanga we yabiminingaga kuko wari uzi ko he's a friend nyine wa wundi mugendana ntubifate nyine ntabwo ushobora kubwira umukobwa mwagendanaga bisanzwe musohoka bisanzwe ngo mubwire ngo none uramukunda mu bantu abanza kubitekereza kubera ko ntabwo bikunda impamvu bidakunda aba yaragushyize mu buryo bwe ahita agufata nka musaza we utari close friend mutangira muvuga ngo cyangwa ni sister wanjye ngo ni inshuti ngo magara ngo ni inshuti ngo ni muri murumuna wanjye ngo ni mukuru wanjye musaza wanjye ibintu akahita birangirizaho ariko iyo hageze igihe cyo gutanga amarangamutima y'urukundo ruzubaka hari indi parti winjiramo itandukanye na yayi ni amarangamutima biratandukanye n'uburyo wamubonaga uramubona ukamwubaha hatazaho icyubahiro hahita hazaho ibintu byimuwe n'ibindi ariko iyo ari inshuti yawe yinjira nta kwitwararika guhari nta protocol so niyo mpamvu rero muri close friend hano tugomba kwicara neza tukamenya ko bavuga ngo umugabo n'umugore wenda ngo bazaba umubiri umwe ni gute waba umubiri umwe you become one fresh n'inshuti nyine niyo nkubwira ngo nitugera muri relationship nibwo tuziga uburyo ari marasha kujya muri relationship ufite umukopine tubimenye ndafreza utagiye gutekereza niba ufite gusubira muri primary ubishaka uzaza muri kabine ariko mu kiganiro ureke tugende
oya reka nuko ari abantu banyongoreye hano hantu aba bantu rero bakurikire Queen bakurikira ikiganiro cyacu kugera mu kwa 12 mu kwa mbere tuvuye muri New Year tuzazira muri relationship rwose ariko byibuze bamaze kumenya uburyo bazanajera friends basanganywe na relation bagiye kwinjiramo kuko usanga inshuti arizo zisenya relationship no kwimanaginga byombi ni ugasanga ngo ndi kumwe n'inshuti zanjye wa mukopina akavuga ati njyewe usigaye waratwiranze usigaye waragize byageze gusa urumva rero dukeneye kumenya iyo close friend tukinjira muri best friend tukagera muri za nshuti tukazareba noneho ese ugiye muri relationship ushobora kujya gushakisha mu ba friend cyangwa out of friends ese pore kugeze arafashijwe yaragiye gutera hari reka nsige numva ndi mu uri mu gipore ibwirira abadukurikiye babimenye gasira ngo ari muri hormone gusa hormone zo muzijyamo muti abantu dufite urumva biba byiza iyo umenze kumenya kurambagiza mbere yuko utangira kurambagiza so that's all pore rero kubera ko ari kurambagiza mana ese twavuge ko pore ari kurambagiza none arashaka ko njya kuri relationship da froze bamubwiye mukarindira umwaka utaha buri gihe buri mugoroba nicyo kintu tuba tuvugana ariko se azambwiriye kuri nabwo ese we tega indege uze mu Rwanda muzahure abikubwira ese ari no hanze yarindira kuri YouTube that's why she's yani yabishuti nyine urumva yaba gashumi ishumi se mutagendana nyine ntawe ari bivugeho urabizi ko abantu bakundana en distance batanga report bite si musa wireye gute akamubwira ejo se uzabigenza nabwo akamubwira bikaba birarangiye ejo bata wambwiye impamvu ikikubwira ko ari raporo ejo ngo wari wambwiye ko uzakora ikintu wagikoze so ngaruke kuri close friend gutanga raporo kuri close friend cyangwa inshuti ikuba hafi bisobanuye ishumi ni ishumi pe ni irihe tandukaniro riri hagati ya close friend n'inshuti magara ni bimwe ntabwo ari bimwe nta n'amahuriro ni ahantu bihuriye twavuze ngo ntabwo baba nka cya kiraro mashumi iyo bashwanye baba bashwanye emva n'ishumi shahu bamena ibintu amabanga ikintu yakundaga kuri we akaba ari cyo yanga akagiheraho umusenga akagisenya yaba afite abashuti yari aziranye nabo akagenda akabanza akabamwangisha nicyo kibi cya close friend ariko magara ahita yumva ko habayeho nta nubwo yumva ko mwanganye kubera ko ubucuti bamufitanye etape mugezemo mugahita mushaka uburyo murakarira nabonye magara mutajya mushwana ngo birangize wakira umuntu uko ari bati uyu munsi nimba none turi kubwira ngo niki wakora kugira ngo imwe mu nshuti zawe ikubere close friend ubundi se twabonye ko atari n'ingenzi cyane kuko ubwabyo birikora birikora just birikora para wendaga kusaba umushumi will you be my shumi tugomba tuzayi dusohokana ubwabyo ni nakwanze gusohokana abuzi wasohotse just a close friend ariko ya close friendship iri kuba uri kwikurana na inshuti magara kuko ntabwo shumi wayisaba ntabwo bifatika kuko uyu mushumi watanga cyane utangira gusinda wanywaga vodka akazajya akabwira umuseriveri ati izana icupa ry'amazi ujya barigira isuka muri kariya karahuri wowe ukazajya uyanywa uzi ko utumira bikaza kurangira ubaye muzima ariko buri kunywa amazi noneho cyangwa iki ati zakugezemo niyo mpamvu uri kumva ko ari amazi baguha twitahire ukaza gutaha uri muzima kizabaye amazi ukajya bibati ko bazabaye amazi ni handi yinywa nyine ukagera aho igatajya guca mu mazuru bikada baratandukanye ni ibiki nashingiraho kugira ngo inshuti isanzwe imbere close friend uwo nshobora kubwira ibyanjye byose niyo atangira inama umuntu utari bukugira inama umuntu uri bubwire gusa
ari za nshuti za stoke twiboneye ni stoke kubera ariko se ko stoke twamaze kuyigira abamenta yuri menta buri stoke bagusoka ibintu abaza kuva agakubura nyine ibyo bintu byose adakeneye ngo mugire inama n'igihe ujya kugira umuntu mukabona ntabwo byose ukavuga uti humura rero ubanza amabanga ye kandi nawe azi ayanjye kandi nkaba ntafite ubwoba ko azayamena ntamwemere ariko ujye mugira ikibazo cy'amabanga bayamena ubundi ikintu kibibanga iyo batarakivuga njye rero iyo wabivuze byose ntabwo uba ufite kuko ikintu wahishe it's always ko ari kibi ikintu ari cyiza barakivuga barakirata ikintu wahishe rero kiba ari kibi so wirinde rero kumva yuko ufite inshuti ubwira ibibi kuko amashuri wirinde kugira ibibi uharanire kugira ibyiza buri wese yabona bikagirira na sosiyete akamaro uzi ko ufite ubwoba ngo kanaka yavuga ibi ntabwo muzi amashumi cyangwa se aba friends mugira ukavuga uti uyu muntu sinifuza ko ahura n'umu boyfriend wanjye yajya kuvuga bati uramenye nugende bya bintu bya uzi ko ari za mashumi ndamukunda ati shabuze ukuntu twamenyanye ngo hoya ngo mwamenyanye ngo uzi ukuntu ngo byari bimeze se ngo burya ngo nari mpari ngo gutya ngo yaraje ambwira gutyo ngo barabivuze reba amashumi batazi kubika amabanga injajwa muri Queen ngo ubu akaba barunguzi ngo warakoze ngo kuza mu buzima bwe uza akaba yari afite mu ex we ngo kavuga se none saje kundega hano urumva rero ko amashumi ari mabi kandi ntabwo akeneye kumenya ubuzima bwawe kuko urumva abantu bahaye ubuzima bwawe niho bahera bavuga kandi noneho iyo umuntu wundi yinjiye mu buzima bwawe ashaka kukumenya kuko adafite ukuntu pore aza kubaza umukopine we amubwira ati mbwira past yawe akamubwira bimwe ariko ukumva ushaka kumenya umu ex bimeze gute bapfuye ati ntabwo twashoboye kumvikana ati yarampemukiye akabirangiriza aho gusa uti numva ntashaka kubisubiramo wowe tugira amatsiko yo kumenya ibihari kubera yuko uri niyo mu buzima bwe cyangwa kumenya umu ex we mwatakuba icyo bapfuye ukamumenya ukamenya ngo uri guhangana nande icyo kibazo rero iyo uhuye n'uyu muntu arabivuga mwese kwe ko ari igihe uba ufite nka mashumi reka mbyite za mashumi ariko noneho ugasanga kubera ko rimwe wenda wigeze kumubwira ubuzima bwaho gato agahita yishyiramo nyine ko nyine murimo muri kumwe none n'igihe udashaka kuvuga ugasanga ari kuburije cyangwa se ngo yego noneho byagenze gute se ari umuntu azavuga ngo mbwira ngo ntabwo bigeze umbwira ngo noneho utambwiye nyine rero nkubwira ngo it's not good to have a close friend ufite undi umwe ubwira byose magara barakubwira ngo inshuti nyanshuti iyo uyibikije ibanga yo irashyingura gushyingura ni iki ifata yuko ubuzima uyibwiye mu gihe kirageze cy'uko dutandukanya reality n'ibihimbano by'abartiste kuko bahawe impano zo guhimba to create ariko it doesn't mean that it's reality so igihe cyageze ko inshuti mubana mu buzima buri real kugira ngo tuve muri friendship tujye muri relationship mushaka muri real byinshi byo komora wakora iki mu gihe ubona ko inshuti yawe iri gushaka kuba close friend kandi wowe utari ready uramukatira ubwabyo twabonye ko byikora ariko hari n'ushatse urabiclosinga hari ukuntu yashaka kwiyegereza ashaka kwikundishaho oya uratangira uri bize ejo byakwanga hari akantu la Rwandaise yasize anyigishe ko kubloka urabubloka ndakubloka kumujijije ubusa so ntabwo umujijije ubusa kubera ko urabizi ko ari ibintu byikora so no kuba mwatandukana rero bigomba kwikora ukahita umukatira kuko burya nubwo uvuga ngo byarikoze guhura n'umuntu ngo mu bishuti hari washyizemo imbaraga hari umuntu ukora push ukanashora biteze tugende se byenze gute se agiye kuririmba da band okay ndi ready tukajyana nuko nashyizemo imbaraga ariko wowe wanyumvise uvuga ngo hari imbaraga nyinshi washyizemo nanjye nemera kuzikurikiza ejo buri ngiye najya kwanditse gasa tujye gusangira se yego kaza ngo izo mbaraga twashyizemo uzishyizemo no mu kurekana bita birangira kuko ubutaha nibiba ikiriro kamwe ngo tujyane nk'abanisha oya ariko n'ubundi tuzahurira uko nzaba nazanye raporo uhita urakara
nuko abenshi ahubwo dusanga twebwe dushaka kuvuga ngo sinshaka kumubaza barabibona gute sinamubwira oya sinamwereka ko nakunda kugendana nabo bitwaye iki nacyo bitwaye none wundi hari n'abashuti beza rwose ahitarakara akanabikwereka akakwandikira akabanza akakwereka bibona utese wansubije akavuga ngo mwahura ukabona ararakaye ntabikubwira. Abanyarwanda n'abana beza statu ngewe ukabazwa abantu babarira kubera statu ako siko statu. Hari ikintu mugomba kumenya ko ya statu yo kuri WhatsApp atari statu y'umuntu. Nubona iriya statu yanditse hariya ujye wibuka ko nateruye ikintu nyiterekaho ariko the story of my life it's me Marie France Queen Lady Nehema. Ariko nubona hariya hariho ibindi bintu umenye ngo iriya ni WhatsApp it's not me. Ko nge sindi WhatsApp na application kandi WhatsApp yashyizeho ahantu uterekaho ibintu so nuko ngomba kugira ikintu kijyaho kamera se bibe kuki bibaje bikibazo. Ariko nuri wayihimbye ubundi yahitse ngo day story akaba yishyiraho ibintu makuru y'umunsi nayo nyine se. Ese birashoboka ko waba one side close friend ukamubera close friend we ariko we ntakubere close friend? Birababaza kuko wowe muragendana wowe wajya kumukenera ko nawe nk'uwenda gasira akajya ntumira yajya kubona akabona ngewe nsohotse simutumiye ahita ababara. Ese ko ngewe tujyana kubera iki ahindutse? Ese kubera iki yakoze ibi? Kuki buri gihe mwereka niyo mpamvu rero ibintu by'inshuti kura ko bibabaza kandi bitari bwinjize. Igihe kirageze cyo ko tubireka tugashaka ya nshuti imwe ikaba magari ikatwara byose. Iri bugire ikintu ukahita umubwira uti utabona nashyizeho ikintu byagenze gutya kuko usanga wanayibwiye byose. Hari n'ukuntu ushyiraho ibintu wowe ukabireba ukahita wumva ko nyine ni stati ariko ushyizeho ikintu kubera iki se yashyizeho ibi ubu nigere barabwira ko ari abantu bajya wokishyira kirakumva niwe afite ubwo akanabigutwara gushaka umaze iminsi ubabaye kubera iki stati za muri no minsi rwose zuzuye amagana. Oya rero itakoza ngo yo wabaye ikise kugira ngo yumve ko ari wowe wabigizemo uruhare. Uti hoya uti naruye ahantu ngatereka kandi koko bijya tuba duteruye none kuko usanga hari igihe ushyira akantu kuri stati ariko mu by'ukuri atari bwo buzima uri gucamo. 99.999 it's me. Icyambere mbonyeho ibintu byose nyine icyambere ni umuntu niwe agomba kwireba. Tugomba kwiga kuko ngewe nimenya ngo hano ntabwo nzi kubana n'abantu muri buno buryo hari ikintu naje kwisangamo ngewe gasira ntabwo nabyitagaho. Numvaga umushuti wanjye ari ugomba kunkorera byiza n'ugomba nyine kuba muzima kugira ngo numve ko nanezerewe utameze neza kwa inshuti yawe atari yo nziza kandi nkasanga simenye ko ari ngewe so ngewe nize yuko ngomba kumenya ngewe gasirabo none nkakora iyo exercice kuvuga ngo ni gute na marukora bakwitwera imbuto nkamwera imbuto zituma nawe amera nkanjye cyangwa se agira ibyiza nshaka kuwundi mbanze nanjye mbikore cyangwa se bebyo reba wowe inshuti nziza n'uyu akaba inshuti nziza mukazajya guhura wariyizi ukavuga ati ukamenya ko wowe ikikubabaza na mugenzi wawe cyamubabaza. So urumva rero mutabyiza babamo kuba egoiste ni nko kuva mu mwaka wa mbere primaire bakahita bagwicaza ku ntebe y'ubuyobozi ukahita uba minister. So niko mu nshuti tumeze kubera ko wavutse uhuye n'umuntu ako kanya ngo we are friend. How are you friends? Ngo ni inshuti yanjye cyane ngo kandi mu marangiye kingana iki ngo arya twamenyanye ngo shize amezi abiri ubwo uramenye umwana w'amezi abiri abataramera n'amenyo none wowe wise muba best friend with my best friend is take time. Icya kabiri ni uguhozaho niba ushaka kuba inshuti nziza ugomba guhozaho mu mwanya w'amasaha 28 ukajya ateme gutekereza ku nshuti yawe. Ikindi cya mbere kureka kwikunda ukareka kwikunda turikunda kuko niba ahubwo hari no kutamenya kwikunda no kubanza kwiga kwikunda kunda mugenzi wawe ko wikunda. So niba wumva ushaka kunywa coffee you have to know that me too I want coffee. Nicyo ndi kuvuga ibyo twita kwikunda gusa ngo umuntu yaba egoiste nyine arikunda nyine tuzakiga icyo kintu twakizera hano muri twarikizera ubushize tuvuga imungu kwikunda ni imungu. aha
twirebeho abashuti twari tubakumbuye twige kureba kuri close friend kugira ngo ubutaha tuzashobore kumenya niba bikwiriye cyangwa bidakwiye. Twasanze close friend ikwiriye ntabwo ikwiriye, dukeneye kuzagera ku nshuti magara. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Genesis TV yabateguriye na ha Friday. Ciao ciao. Genesis TV, the center of happiness.